Yesu ko mufite iki Red ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe like na comment hano kuri Ocean TV show angira ngo ku ruhande rwanjye muri kubona umwana mwiza cyane umwana uteye ubwuzu umwana ushenguza benshi mu Rwanda umwana ufite hiti umwana ukoze imirimo myinshi umwana umaze iminsi mike mu mihanda akaba yoboye imbuga nkoranyambaga usikororinga umubona ati Diane n'uyu nguyu nizere ko mumeze neza so turakwakira cyane nk'abakire amafaranga yaje kuboneka amafaranga atangiye kuboneka yarabonetse gake gake guseka nk'abakire mu mufatire hafi ako no guseka nk'ingagare shari guseka nk'ingagare kabisanzwe ufite kubiceri umeze neza ariko shameze ni ego ko murameze neza nizere ko ari sawa cyane sawa pe ariko urabibona noneho ko amafaranga atangiye kuza cyane buryo iyo umuntu atangiye kujya yambarishwa utuntu tw'utumanyeri hejuru akaba yambaye ubusa none naguzi kuntu uriya none style nago nyine nabona nayitura umuntu utamenyere du style yego mbe ndi kuri moto gahubukemo kagere nka hano ibere ryagaragara byose hanze ngende hari none nshaka umuntu uza ku mupolisi kwa kunini aba ari ambati yaje imbere ryavuye ngende ndi kwira vatire kambe ncunga n'umotari ko nakora impanuka aravuga ko sister kutu wambaye ubusa njewe kuko nzi ko naje nambaye ipantaro uyu munsi cyaye busa nibagiwe ndebye aramba nabera ari hanze nabaye bazanose nurutse amabera ari hanze aho hose ubahagaragaraga bose hahigera ikamanutse ndi kugenda aho singaza mu motari nabwo yanabibonaga cyangwa yo kunibona mu motari ariko umuvuduko udasanzwe ndavuga haraye ipfa bitangiye gukomera ari ikintu yabonye buri ukuntu umumotari aba kutwaye agakubita mu gakuku gake agahita usogeza imbere cyose ahita cyumva mu mugongo ukimubambye ari ukuntu umumotari basigaye afite ingeso hari ukuntu asigaye agutwara agenda gukoraho ngo ngufite na nyashi oyase sinyoza abamotari batewe n'ibiki ako nta mumotari uragutwara ngo urugero wiburishe nkayo kwishyura akubwira ngo mu birangize bihuriremo na teke hari igihe nyine hari n'igihe nagiye nyine kwisindira warongera gusinda nyine urumva amafaranga arancira nayo wandaya sineziganye ibindi avateye kanongere mfatemo ka Monster wandahita mbona ngundi muntu usazana anemo n'iyindi n'iki cyangwa n'imiceri wenda byo gutega utazi hari ukuntu nyine wibere mu kabari amafaranga yenda gushirana uvuga ati hari gihe haza umuntu mana kandamo n'ibiceri nkatega nkitahira ko kundi wizerera mu kabari nyine ndanywa amafaranga ndayamara yego nyamaze bigira nka saa 7 z'ijoro saa 8 ziragera kangiye nefata umumotari wane ko kundi ufite na furi nyicu winywereye yego fata umumotari ndamugate mota ndi gutaha nahanda bamubwira turagenda tukiyezeho ndamugatisha mota nahayicera imagaze kuri phone kabisa ndamugate okay ntari bisoze tugisubira mu rugo nari bino amafaranga ufite utondetse bwagatika kuzana ndamugate wapi nago bikunda umumotari arangigiza wallahi arangigira ubwo yera gutwarira ngahe shantwariye kibiri mwana shaka gucumitira kuri bibiri baze kugira ngo umuntu ibaze ya umumotari nyine umuhereze ibintu byaye kuri bibiri mwana ndagate mota nabyarutwa nkaguhera ubuntu kabisa ngagira inzira izibyo bazanga ngo muhere ngo kwitiki hako se sinumva hano Sodoma n'ahandi hose ngenda hatandukanye ngo agaturo kamwe ngo gatangira bibiri so wewe bibisha reka mbwiza kuri bibiri nahamagara umuntu akabimereza nga ibaze wewe ungiye hejuru kuri bibiri nshaka guhamagara umuntu akabima nyine je ngati wamaye bibiri akabima nk'umuntu ushaka kuguswera yaguswerera ngahe njewe se ngenda rwo nigurisha n'urugero nyine uvuze ko oya njewe nshobora rega reka nkubwire nshobora kuba wenda nanjye numva mbishaka wenda nkamuha cyangwa tukabikora ko nawe ari kubishaka ariko numva ndi kumwimvamo rero narigi uwo muntu utari kwiyumvamo wapi nta kintu buri kumva none se Dia ni gute wowe wicara ukumva ubishatse niryari se ngiye simfite umubiri ukitara ukumva bundi uzano bivamo iyo wabiganiriyeho cyane niho nabonye bikozamo ukabiganiraho cyane wiri ubivugaho ninjoro urabirota kandi usanga witera utunyamerika none se Dia nk'umuntu ushobora kugucumita akoze iyo mvugo reka nyigabanya bamagane ntawe rero nk'umuntu ushobora kuguswera naravuye gucumita kuswe urumva kuko harongorana abantu bashakanye basezeranye ko yarega asi gushakana nibiki erega reka nkubwize ukuri waba warashatse waba utarashatse byose ibyo bigita kuryamana na byadanje mwese nundi bari ibintu bimwe pe byo ngo yakora nyine umva kurongora ni umuntu wasezeranye n'umugore we babana nese unarese kambwire ngiye mfite sheri turasambanye ntabwo ibyo nundi ni sheri wanje nyine se mwasambanye nyine imvugo gusambana no kurongora rero nabiriya nyine bariya banuza
bana bari abaryamana baba barashakanye n'ubundi nabo baba bari gusambana beriseri nk'iyo bishatse umuntu ashobora kugutatura nk'amasaha angahe iyo nabishatse oya bibaterwa n'umuntu nyine ushaka ari igihe ubishaka noneho umuntu ubishakaho we n'abagize ute n'ababishaka nabishaka gute se ndetse hari igihe uba umukobwa ashaka ibintu umuhungu bari kumwe atabishaka akamufasha nyine nkuko ushobora wowe urabishatse abahungu murabizi mushaka ibintu vuba ngiye nshobora kubishaka udatuma mbishaka ngiye nshobora kubishaka nkabishaka pe ariko nkabyikuramo nkabona ko natari bubibone ariko wowe wabishatse ewana watujya na Sodomu ukajya kukigura nose wowe wabyikuramo utekane cyakubyimbanye ngewe rega abakobwa dufite usko gaga abakobwa usko ngende nshaka kandi kumwe n'umuhungu nkabishaka ariko mu kubishaka kwanjye nkihangana ariko umungu uzare kuntu hari hasi itamira amera gute yaragenda akatura koko akabyimba bro iragenda igasongoka iragenda ikamera gukika ikaba umuhini none se ako abako nsigaye numva abahungu bataka mane bataka gute abahungu basigaye bataka ejo bundi niyumviye umuhungu uri gutaka bro haba ngiye nshaka ko haba ikigo nzika abakobwa aribo bataka ari kurongorana ari gusambana arakajya ataka ahuye ngo batake kumva ari gutaka yasaze biterwa n'iki umuhungu nyine ngo kugira ngo n'umukobwa ngo aryoherwe umuhungu nawe ngarataka ako ikamubwiza ukuri iyo umuhungu bigenze kuriye umukobwa ahita avuga ati ubutawumva ari sawa cyakoze si ubwo gusa byaranunguye umukobwa kare wishima kurusha umuhungu nyine ahita yumva ari sawa aho yumva nyine nawe ariko umukobwa aramutse ataryoshye ntago yataka kuriya n'umuhungu ikintu kimuryohera iyo ari kurongora nk'umukobwa umukobwa nawe agataka nta kintu cyiza nk'icyo nanjye ndamutse nkurongoye ntutake nyine waba wamusuzuguye wowe wumva nta ari kugeza biri seriye ni ukuri kw'Imana wumva nta ari kugeza none se nta mukobwa urakubwira ati ngiye narongowe n'umukobwa ariko n'umuhungu ariko nta kintu nigize no cyane shaka kuba nyinde shaka ko hari igihe rega ari umuhungu aba yifite akanuza akadudu gatonya nk'umukobwa asanzwe hasamye akajya ashyiramo kumva nta ari kugeza ko murajya gutaka wamwemeje rega nose umukobwa agira aho yasa amatara nabyara akiri umukobwa ariko se sha abahungu b'iyi minsi bumva wabo maze kujyamo nk'abahungu 10 niwe barakwasamishije byakunda utaranabyara egara abahungu shara abahungu muri iyi minsi bakora akazi mwana byiworereke wowe usutasota reke wowe usutasutara abahungu mani bari kora akazi cyangwa ubwo nawe urasamisha niyo mpamvu shanje naho ndaje ariko reka mbabwize ukuri jado mfite amakuru mfite amakuru kabisa ayaye makuru mfite amakuru noze kumbeshyera amakuru ko waraye uri icyana namutsweye man zina ry'Imana warakubise umwana paka mu gitondo nawe irasinzira none mu gitondo none namuga ati ahantu ukaba wataha utakoruje ntibiri bukunde twavugaye mu gitondo afite akanyamuneza ndamubwira ati se jado habaye cyangwa ati ngiye naraye ku mwana bro ewana ndamukubita paka no hasi birangiye tumanutse no hasi umva none amashuka yagiye yose aratota ndamubwira ati sha amafaranga ndi butange mfurisha urayampa pe zina ry'Imana ako se reka kubwire abakobwa sibyo niba abakobwa mwagiye muri ghetto z'abahungu mukanyara mujye musiga mufuze n'amashuka kuki cyane none amuru nakajya gucika atayafuze izina ry'Imana pe rado jye mubwira yafure mwana ntagizagira umuhungu kobwa wongera kubacika nagezeho ndamubwira ati reka nkubwire ntago uri buva hangaha cyo koze ikintu nagezeho ngiri muwe arambwira ati jado amara akazi ngiyemo buretse afite n'akazi n'umwana w'umusirimu nagari babandi batega nagari imbobo mfite akazi 2 cyo koza cyo reka nkoropere nimba n'amafaranga ndaza kuyagugira iki uze gufurisha aya mashuka ariko namukoze ari karanyara mana yanjye yaba kunya uravuga ati cyazo ahubwo gusa abahungu rega bose banaga ariko banyaza yego nde nakunyaje rero ngo umone uri kujya wenda urabizi ariko abahungu batabizi wenda urabizi ibyo biba mu bakongomana ariko ahubwo reka mubwize ubwo n'abahungu batabikunda hari n'umuhungu ushaka kunyarira mu kabipfa hari umuhungu ushaka kunyarira mu kabipfa hasi gwa bari umuntu hoya mani rega ibi byose abahungu mukunda naga ibyo bandi bakunda rero hari n'umuhungu ushaka kunyarira mu kabipfa c'est tout kuki
Nasugwa baya abundi nzi neza ko abakongomana aribo bacumitagura gusa. Nyine hari umuhungu ushaka umukobwa woroshye nyine umeze neza nyine apana nyine wowe wanushyiramo kumva ni sawa bikaryoha. Hari n'umuhungu udashaka umuntu umunyarira umutera stress. Gusa ndamutse yindi umuhungu ntago nabikunda kuko muri biya byo kunyara bishimisha abakobwa cyane cyane umukobwa niwe ubishaka nyine. Noneho hari umusheri wanje we arangiriza mu kunyara uramunyaza ukamunyaza kujya kuna ari igoroye agata gufata mu ngo. Ariko siwe gusa hafi abakobwa bose nyine yuri kubarongo iyo bashaka kurangiza igihe munyaza barangirira mu kunyaza. Ako sereka ngubwire ranga kuriya abakobwa rusinze ukuntu twiremeza ko abakobwa niyo twarangiza ku kanya umunga atarangiza urongera ugakomeza nguki ariko uzareba umuhungu yerangije kugira ngo muzakomeze biba ari ibibazo bro. Akose ngereka nkubwira ukuntu ntere iyo yagize gutya abari gutyo nyine nje sibijya bimba ko dia wazamaye nk'umunsi umwe nkakwereka shaje dungiye nago wakabisa ni ukugutatura nk'amasaha 6. Erega umuhungu ubona waha ukabona umuhungu w'imbo wase jado ko mba mubona mu bubobo ko kubona nago hangiye nago ndi mayebo je nago nambobo yanje hejuru nago ndi mayebo pe urambeshe nyine wona wizi kuri mayibobo hako nje ndibande kubibona nasubibonera jewe bundi urebye imbobo urayimenya rero mwitegereje rwose mbona utari type yanjye uri mayibobo. Ubundi mayibobo ni gutuntu tw'utumoto kagike se nk'imodoka yanye paritse hariya wahita imodoka hariya nago biguha uburenganzira by'uko ushaka kwifuza ngewe. Cyane ko numva ibiciro birenze birarenze no se dia nta muntu urarongora umukobwa ubundi ari ikibazo nibajije sibyo iyo umukobwa umurongoye ukabona ari kunyara ukaba ubizi neza ntiyigeze abyara sinzi biba byatewe n'iki. Ubundi umukobwa ashaka nkubwiza ukuri umukobwa wese unyara aba yarakuyemo inda aba yarabyaye na mukobwa gutya warongoye gusa utarakuyemo inda wanyara ayajyanda biriseriye aho ngaho ntabwo yanjye nabihagararaho gutya n'ukuri nta mukobwa wapfa kunyara atarakuyemo cyangwa atarabyaye ntabwo byakunda ntabwo byakunda mani. Ndetse hari umukobwa hari umbabe uzi ngaho uzadwamaye n'umukobwa w'isugi wowe umwifondafondera uzi ko mukundana atajya ahandi muryamane nk'inshuro zirenze 5 ureka nyara ibigoye se gute nyine uzi hano reba isugi hari igihe nyine imana ibuze gufunguka nyine abasanzwe habombye to yego gufungukana n'ikintu nyine bwa mbere wumva bakareka bakurongora bwa mbere wabyumvishije ute se shangiye we reka nkubwire ntago mbizi bandongora bwa mbere pe ntago mbizi. Umaze ugereranyije nk'abantu bamaze kukurongora ni nk'abangahe cyamaze kumwese ubwo nagiye mbara nese nari kugenda mvuga urekenda mvuga ngo uyu nguyu ngo turaryamaye ndamubaze sugujye no abivamo no gusanga wenda naye bagana nasinzire twabikora cyangwa nasinze kambwiza ukuri nge ntago nasinda ku rwego dushaka kuryamana n'umuntu ngo nimbimenye ngoke ntago nshaka gusubira namwe inzoga zingana gute ntago nanzoga naba nanyweye cameraman ariko ngo yari yasabye ngo baramwima urigwenda urigwenda umukobwa cyari ikiraya kabisa uri ikiraya ibaze ngo bazamuhaye voice aramubwira ngo se ngo siko naraye ngusabye ngo nimugoroka kanyima ya la ako umukobwa kwima gute none se dia ndeya unibaza reka nde nkwibareze akwima gute ngo ki no se uko nkatiye wowe nuko ndi kubona kuri mayibobo niyo mvu nakwima se nka samu nagagaragara mu mayibobo nyine nakamayibobo magakenya ako ko biri kiribombaritse uko biri basi nagaragara nk'akamayibobo pe uko biri wowe wamuha nimba ushobora guhereza samu nje ukanyima yewe ahubwo nawe mwese muri mayibobo oya wowe uri mayibobo ako samu aragerageza sevre baki mayibobo none reka nkubaze ingaho iciranye na mayibobo ngo nawe uri mayibobo nika nkubaze ubwo twese turi mayibobo ntacyo turi kumwe se ni kubera iki umwana w'umukobwa ntarabyara ntunamuza kuramo inda sibyo waba ugikora gutya unyaza ukabona amazi ahita ahinduka igishanga inyanja iraje nyine nakubwiye ko nta mukobwa utarabyaye utarakuyemo n'inda ushobora kunyara
uwo mukobwa sinzi pe sindamubona ko nagerageje abakobwa benshi cyane ako sindabona umukobwa unyara pe utarakuye muri cyo utarabyaye sindamubona kandi nagerageje abakobwa benshi cyane ariko naramubuze. Warabagerageje mu buhe buryo? Narabagerageje kubasuzuma. Nawe urongora abakobwa? Deya. Nawe urongora abakobwa? Oya. None wasuzumye ute ko ntambara ufite? Nabanye kwa muganga. Oya. Guys, Diane mwari muzi. Asigaye yisamanyiza abakobwa bagenzi be. Ese biba biryoshye mwana? Abakobwa ariko uzi iyo wagemye n'umukobwa mugenzi wawe. Ntabwo ujya gutekereza undi umuhungu. Nyine bikujya mukikundira abakobwa. None se ku buryo umurongorana ukarangiza nawe akarangiza? Yeah. Ntabi nsuko mubikora gute? Hari ibintu ngenekiza bikancanga. Nisi uri kumbaza amabanga y'ukuntu babikora. Oya njyewe abenshi urabizi ko hano mu Rwanda. Gusa njye nize gukunda abakobwa mwana, nize gukunda abakobwa. Mukajya murongorana? Yo nize kwakunda ni kimwe no gusambana n'ikindi. Gusa nize gukunda abakobwa pe. Imyaka igera muri 3 nkunda umukobwa gusa. Ako muryamana? Muryamana. Nose urambwira ngo nago wigeze ngo nago mwaryamanye kandi mbwira ko n'abasuzumaga. Nyine ari ukuntu nshaka kumubwira ati rero nyine genda ryo gusakira gitipe yangere kuntu basuzumaga rega so mvuga amabanga yanjye. Webaye ndakurabuye. Ariko nyine man ndize kumbaho to. Nta mukobwa urahura nawe se ngo usanga atanyaka. Ahubwo hari igihe hari umukobwa kize gurira nagiye Gisenyi nyine. Muri minsi yashize. Nani bari umubebe mwiza bro. Mwiza ariko mfite nyashi. Ashize nk'amezi 2. Ufite nyashi. Mani nyine nsanga yikundira n'undi ababebe. Urumva nayo byaye bindimo nyine. Murahuje. Turahuje. Urumva twari tuminshuti twirwana mu kabari turi kunywa n'undi nayo mfite nk'iminsi 3 Igisenyi. Yego. Urumva hari kuntu nyine mba nigijeho bisanzwe gutyo to. Yego. Ndangije njyayo. Turanywa tuza nka mu masaa 7. Mwese murasinda. Tuya nago twasinzira nubwo nawe namutsanze bashinzoga nkanjye. Baramwe tumva nyine tutangiye kudufata. Turamubwira atambwira tuye kuryama. Nononge nanga kwirarana. Mujya kurara? Nago nyine namvu nayo mugabanaga nyine mu bebe twire duciringa ndamubwira tunsetse tukafata icyumba kimwe ko gufata 2 tukararana n'ubundi. Yego. Tayambwira ati naribi. Turarana umubebe njya kumva numva atangiye kunkora ku mabere. Numva atangiye kumanuka. Uhita ucyukwa? Oya nese. Davase nyine hari ukuntu ababebi. Hari ukuntu ababebi man, hari ukuntu ababebi twiwe tugira tudyamara dufatanye. Ngiye nyine agiye ndindanye n'umuntu waba ari umugore yaba ari umumama. Sinzi uko yaba ameze kose. Yenda aramufashe mu nda nyine kugira ngo nsinzire. Stili mugumuko. Nono ijado mugiye gutya kuko wowe izuba ryateye bugufi. Twegere imbere hano. Sika ntangiye gushyuka mwana. Munge nashyuka. Ano tujye gukora uze kugira ati ko wajya ngo yakubanye nini ati uze kubikora. Ko mbona byakaze hasi we waje do hasi. Ndahita ndashyutswe mu kiganiro. Nzagakata. Kandi ngomba gukata ngacya kuri Facebook. Facebook yafasha abari.